Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri uyu mwanya mwiza, shima Imana impaye umwanya kugira ngo mbaganirize ikiri ku mutima wanjye. Ndashaka tuvuge ku ijambo riri muri Yohana igice cy'icumi umurongo w'icumi, aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Yesu ashimwe cyane. Bushize narimo mvuga hejuru y'ubwoba bubujije benshi gusohoza inshingano zabo. Ubwoba bubujije benshi kubaka amago yabo neza cyangwa kuba mu miryango yabo mu rushako rwabo nk'uko bikwiriye. Kandi nza kubabwira ngo ubwo bwoba turabutezwa n'umwanzi. Umwanzi yicishije abantu ubwoba, bituma abantu birebaho, bikunda, badashaka kubaho ubuzima bwo kwitanga. Ariko kandi nanone Imana yo umugambi idufiteho ntacyo urahindukaho. Iri jambo ni Yesu warivugaga arimo aganira n'abigishwa be. Yuhereye ku murongo wa mbere w'iki gice cya 10 yarimo ababwira ngo nukuri ndababwira yuko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwaba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri. Arimo avuga aya magambo akomeye cyane. Noneho agera hariya nasomye ngo umujura ntazanwa n'ikindi. Aha yarimo basobanurira ububi bw'umwanzi, ububi bwa Satani, ububi bw'umugome udashaka ko tumenya uburenganzira bwacu no kumenya agaciro kacu mu Mana. Aha rero Yesu yarimo abereka icyamuzanye. Yesu yarimo abereka umutwaro adufitiye. Arangije aravuga ngo umujura arashaka amenye umujura. Nawe ndashaka uyu munsi umenye umujura. Umujura Satani ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Ndagira ngo usubize inyuma mu itangiriro urebe ibyo Satani yakoreye Adamu na Eva. Imana yaremanye Adamu na Eva imuha ububasha bwose, icyo twita dominion. Yari afite ububasha, yari afite ubutware, yari afite ubushobozi hejuru y'ibyaremwe byose. Ndetse na Satani nta bubasha yari afite ku muntu. Ariko Satani Bibiliya imwita ni umuriganya, ni umubeshyi. Araza arariganya, abeshya Adamu na Eva, baracumura. Bwa butware bari bafite barabwiyambura. Aha rero Yesu arimo aravuga ngo nta kindi cyazanye Satani uretse kwiba, kwica no kurimbura. Ndagira ngo nkubwire, ntabwo azaza mu ishusho ye, azaza kwiba. Hari abo yibye, yabibye umudendezo wabo, yabibye amahoro yabo, yabibye ibyishimo byo mu rushako rwabo, yabibye icyubahiro cyabo. Mwene data, birashoboka ko uyu munsi mu rugo rwawe udafite amahoro, udafite umunezero, udafite ibyishimo. Ndagira ngo nkubwire, reba neza, witegereze neza, urebe ko umwanzi atwakwinjiriye akakwiba. Hari abo yishe yamaze kwica future yabo. Nta byiringiro by'ejo hazaza bafite, nta mibereho myiza bateganya, kuko umwanzi yamaze kwica imibereho yabo, yamaze kwica amago yabo, yamaze kwica urushako rwabo, yamaze kwica urubyaro rwabo. Icyo asigaje ni ukubarimbura. Usibye ko hari nabo yarimbuye. Hari imiryango Satani yazimije. Urareba ababyeyi, ukareba abana, ukareba abantu bose barapfuye. Bamwe yabiciye mu busambanyi,
abandi yabiciye mu businzi, abandi yabiciye mu biyobyabwenge, abandi yabiciye mu nzangano n'ibiki byose. Imiryango nta cyerekezo ifite, ariko mu izina rya Yesu nje kuguhanurira no kukubwira icyo Imana irimo ivugana nanjye, ngo we yaraje kugira ngo zibone ubugingo. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ijambo ry'Imana avuga ngo ari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Muri Kristo niho honyine umujura atajya tubona. Uzi impamvu? Abari muri we arabakingiye, abari muri we arabafite. Yaravuze ngo abo ngabo ndabafite, nta ubasha kubanyambura, nta wabapfupfunyura mu biganza byanjye. Kandi abari muri we nta mubisha wabashobora, abari muri we nta manzi wabarwanya, abari muri we barakomeye. Yaraje ngo tubone ubugingo, kandi ntabwo ari ukubona ubugingo gusa, ngo bwinshi, abundant life. Bene data, nshuti z'Imana, ndagira ngo uyu munsi wa none urebe aho umwanzi yakwibye, urebe aho umwanzi yakwishe, urebe aho umwanzi ashaka kugusenya. Ikibazo ufite si cy'umugore wawe, ikibazo ufite si cy'umugabo wawe, ikibazo ufite si cy'urubyaro rwawe, ikibazo ufite si cy'abavandimwe bawe, ikibazo ufite si cyaho uvuka, ikibazo ufite ni Satani. Uyu munsi rero nta handi wamuneshereza, nta n'ahandi wabonera ububi bwe ngo ubumenye, kiretse gushyira ubuzima bwawe mu biganza by'Imana. Mu gice cy'8:32 Yesu yavuze ijambo rikomeye ngo icyakora muzamenya ukuri, kandi ukuri kubabature. Uyu munsi wa none wabimenya ko utabyishoboza, wabimenya ko utakwirinda, wabimenya ko wenyine utibashije, washyira ubuzima bwawe mu biganza by'Imana. Uyu munsi wabyemera urugo rwawe rugatungana, uyu munsi wabyemera ubuzima bwawe bugatungana, uyu munsi wabyemera akagutereka mu byo yakuremeye. Kubaho kwawe ntabwo ari impanuka, oya, ibyakunaniye wabishobora muri we, imishinga yapfuye yazuka muri we, amahoro wabuze wayabona muri we. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi byakunda, shyira ubuzima bwawe mu biganza bya Kristo. We wakuremeye imirimo myiza, we wakuremeye kuba igisubizo, we wakuremeye kubaho mu mudendezo, we wakuremeye kubaho mu butsinzi. Ijambo rye ritubwira neza ngo turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza. Abicanyi ntabwo yabaremye kugira ngo bice, nta nubwo yabaremye ari abicanyi, ariko umwanzi hari icyo yabibye. Uyu munsi arabakoresha icyo batagenewe. Ndagira ngo urebe, ese ntiwaba ukora ibyo utaremewe? Ese ntiwari mu mibereho utaremewe? Ese ntiwaba ubayeho mu buryo utaremewe? Uyu munsi wa none ndagira ngo ubwire Yesu ngo ndakwinginze ubuzima bwanjye bwakire. Ku batarabamwakira, abasubiye inyuma, umubwire ngo mwami ndagarutse. Namwe abari muri we mumubwira akomeza bubake, abuzuza imbaraga ze mu izina rya Yesu. Urakoze mwami Imana, tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana yumva gusenga. Ndagushimiye ko ijambo ryawe ari ukuri, ndagushimiye kubw'urukundo rwawe. Abangaba umwanzi yibye, umwanzi yabeshye, umwanzi yariganyije, mwami babohore, mwami babature. Ubwoko bwawe bugihagaze, nubwo umwanzi agaye ibitero, bahimbaraga, duhimbaraga zo kunesha mu izina rya Yesu. Ongera ubaka amago yasenyutse, ongera ubaka urubyiruko rwasenyutse, ongera ubaka imiryango ibayeho nabi, ongera ubaka abera mu izina rya Yesu Kristo. Ubwoko bwawe uduhe gushikama tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Ndabakunda. Shalom.